byibuze umuhumurize, wenda jya umuhabya mu cyumba ariko muri saro abantu basanga afite ijambo. Umuhabye mu cyumba umukange, ariko muri saro byibuze umugabo ajye kumva yumva akajambo karavuze ngo papa kana tubigenze gute. Yako kantu rwose ku buryo umugabo arenza akaguru ko kandi afite telekomande akavuga ati ndarya ubugari byibuze bivuye. Nawe ubundi ugasanga mu mugabo riri ibyarya byose n'ubundi ntiyirirwa ahangaha hariho aba yagiye. Buriya kuba umugabo ukagira umugore w'ingare warangiza ukagira ibyago ugakena, ucyaha abana nabi mu tubazo tw'ubusabusa. Uyu ni umuco ukomeye urimo kuboneka mu bagabo ukaboneka mu bagore kubera stress dufite n'ibibazo biturenze turimo gucamo n'ibintu bidusaba ubushobozi tudafite. Umuntu wese usigaye umubaza akantu akakuka inabi. Noneho iyi nabi rero dufite twamaze no kuyizana ku bana bacu. Umwana aricara agakora akantu gato, umuriro ukabura mugacana buji, mwamara gucana buji wajya kubona ukabona umwana aje kuri buji ngo agiye gufata urumuri, agahita agira gutya buji igahita igira gute, igahita izima. Wajya kumva ukumva umubyeyi aratangira ati dore uko bimeze, ati mwese mumeze nka so nukubabona mugenda. Warangiza uti ibi byana ariko ubundi wowe nagutoraguye he? Iyo utangiye kubaza rero abana aho babatoraguye, utangiye kubwira abana yuko bimeze nka se nta muzima urimo, uba wamaze kwinjirwa n'umwuka mubi. Igitabo cya kabiri cya Samweli. Kubw'ibyo rero nanjye nzaza mba nicaye hano nk'uko televiziyo ihicaye, nk'uko icupa ry'amazi ya Nili riri muri saro, ibisohoka n'ibyinjira ntibigize gute, ntibindeba, kuko ninjya gukurikirana akana kariko kose nzapfa nyenyutse. Niko uzajya kubona umugabo umugore arimo arakubwira ati buriya rero hari ukuntu abagore bicara bakaganira, umwe agatangira ati sha ati mfite umugabo, ati gusa ahahira abana barabakunda, atari agira amahane agira iki, atari ko rero amahane ndayemera, ati kuko nanjye buriya ndi umunyamafuti nubwo ubu ndeba gutya. Ngo n'abadamu barimo kuganira, undi yarangiza ati ngewe nshimira Imana yampaye umugabo mwiza, ntacyo yishe nta nicyo akijije. Papa kanaka ni intama y'Imana rwose, itahire saa 5 nta kibazo mugirana. Ibintu byose wakora n'ubu ushatse amafaranga wayafata ukayakura kuri konti yo kugura inzu. Yigeze gufata amafaranga yo kugura inzu nyajyana muri bride shower, ndayatanga muri bride shower, twari turyoshye. Ndaza ndambwira ni nayatanze, ugira ngo hari n'icyo yavuze, yarahigimye ariryamira. Bukeye mbona byarangiye. Umva ni umugabo mwiza, ntacyo yishe nta nicyo agize gute. Ariko hari umugore wakwifuza umugabo nk'uwo hano? Si mwebwe? Reka ngire ikintu mbabwira. Hari abagabo benshi bafashe umwanzuro wo guceceka, batiteguye gukoresha ibitekerezo byabo, ijwi ryabo n'ubugabo bwabo mu bibazo byo mu rugo, kuko byamaze kubarenga. Kugaragaza urukundo mu mushyikirano ugirana n'abana bawe bizakugirira umumaro. Ntukabahutaze binyuze mu kutabagaragariza impuhwe mu mikino yabo ya cyane, mu byishimo byabo n'agahinda kabo. Ntukemere ko iminkanyari igaragara mu maso hawe, cyangwa ngo ijambo ribi risohoke mu kanwa kawe. Imana yandika ayo magambo yose mu gitabo cy'urwibutso. Amagambo tubwira abana, uri iki tumva? Nukukubona ubu nanjye ngo narabyaye, uruwa nyoko mwese niko mwambereye, so nawe nuko ameze, naherekeje abandi bajya kubyara, ariko ubu muzahora munshyushya mu mutwe, hari umunsi nzapfa mu bwahagirane. Ubu uzapfa ryari? Ngo ayo magambo yose, amagambo tubwira abana, abamarayika bayandika mu gitabo cy'iki cy'urwibutso. Kuri y'ahandi Satani icyo buri wese asabwa nicyo Satani amwima gutanga. Urugo, umugore niwe utangiye asabwa kugira gute? Kuganduka. Satani agomba gukora ibishoboka byose ngo umugore ataganduka, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo.
ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Itorero rigandukira Kristo buri mwanya. Kristo niwe tuvuga, mu isengesho niwe tuvuga, mu kudutunga no mu kuduha gukiranuka Kristo niwe tuba tuvuga. Ako kantu kuko itorero rigomba guhora mu mutwe waryo hazengurukamo Kristo, ni nako mu bitekerezo by'umugore hagombaga guhora hazengurukamo iki? Umugabo we. Murongo wa 25, bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagira gute? Akaryitangira. Abagabo ntibahamagarirwa gukunda rero gusa, bagomba gukunda bakanitanga. Kuko reka nguhe urugero, ubu umugabo akubwiye ngo aragukunda, ntagushakira umwenda, wakwirirwa urira mu rugo ngo abana babuze icyo barya, nawe ukabona arimo ararira ngo yagukunze ngo atagutangurira, uwo mugabo wabara ko ari muzima mu mutwe? Simwe mbazara. Umugabo urukundo rugomba kugerekaho kwitanga, kugeza ubwo umugore azicara akavuga tumva, uyu mugabo twabanye dukundana, nubwo turi mu buzima bworoheje, ariko kugeza ubu ntacyo mushinja, yaritanze bishoboka birenze n'ibyo nagiraga gute? Nari nkeneye. Ikibazo ni kimwe, umugabo yigeze yitanga ku buryo ageza ku rugero umugore we avuga ati rwose waritanze ntacyo utakoze? Hano Bibiliya yarakomeje iravuga ngo aryishyire rifite ubwiza, ngo aryeze nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gutyo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we abagize gute? Abayikunda. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira iki? Itorero. Kugabura no gukuyakuya. Babajwe no kubabwira ko abagabo b'iki gihe niyo twagabuye, gukuyakuya ntago tubibonera umwanya. Kubera iki? Iyo wagabuye uricara ukavuga uti ararya yicaye, ubundi avunwa n'iki? Ariko ibiryo bigomba kurenzwaho kugira gute? Gukuyakuya. Harimo n'abagerageza pe, umugabo akazana ibiryo mu mwanya wo gukuyakuya akabisimbuza incyuro. Wiboneye umupagasi, nzaza mbyuka ngende mpagasi urya wirenza amafiriti wicaye hano ureba amafilime, ariko nk'ubu mpfuye wabahuta. Ibaze nawe ngo ni umugabo w'urugo. Iri somo riratangaje. Nicyo gituma umuntu azasiga ise nande na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umuntu azasiga se na nyina azabane n'umugore we. Abantu benshi bakunze kuvuga ko umugabo ari we ugomba gusiga se na nyina, ariko niba mubireba neza biba ikibazo cyane iyo nyoko ashaka kukugira nka telekomanda kontorora uko agize gute, uko ashaka. Ariko nagira ngo mbabwire, ntuzashimishwe nuko umuntu yasize se na nyina, atakibahamagara, atakijya mu minsi mikuru yabo, niyo baje kumureba ahurira nabo muri gare akabaha amafaranga bakagenda. Uwo mugabo ntuzamwishimire kuko yasize se na nyina akabata nabi, niko nawe azagutana abana. Ako kantu murakumvise? Murakumvise? Rero umugore uzi ubwenge, mu gihe umugabo wawe yasize se na nyina, wowe ukoresha imbaraga zose zizaza zituma umufasha kwita kuri se nande? Se na nyina. Muri uyu mugoroba ari ikintu gikomeye nagira ngo tujyane. Nasomye ibihamya by'itorero volume ya 3 page 563. Ni iki gitabo iki ngiki mfite. Nasomye guturuka kuri page ya 563, urukundo n'impuhwe imuhira.
niko icyigisho cyitwa urukundo n'impuhwe imuhira. Nahasomye amagambo yanteye kwibaza, ari nayo nazamukiyeho mpa iki cyigisho umutwe ubaza ngo hagati y'umugabo n'umugore ninde usonzeye urukundo n'impuhwe? Hagati y'umugabo n'umugore ninde usonzeye urukundo n'impuhwe? Munsubize. Ni munsubize, mushyire urutoki hejuru mumfashe. Yego muyobozi. Dukurikije ibyo dusoma mu Efeso igice cya 5, yego, umugore niwe usonzeye urukundo no kugirirwa imbabazi. Yego, murakoze cyane. Uyu mugabo kumbera amashyi rwose, ni umuhanga. Impamvu umugore ari we usonzeye urukundo n'impuhwe ni uko umugore iyo ubimuhaye ni nka depo ubu bibitse ngo azabikoremo ajya aho abana bawe arimo kubyara. Kandi murakumvise, ni ukuvuga ngo umugore wawe naramuka abyaye akabyara atabonye urukundo n'impuhwe, uzaza ubona ko n'abana ubyara basonzeye urukundo n'iki n'impuhwe. Muri iki gitabo ndimo kubabwira banditsemo uburyo abagabo bagoye. Abagabo muri aha nababwiye ngo ngiye kubakorera incamake iri muri ibi bitabo, n'abagore muri aba ngiye kubakorera incamake iri muri ibi bitabo. Nitumara gukora iyo ncamake, icyo turakora ni kimwe, turaza gufata umwanya wo gusenga. Buri muntu wese araba afite umunzani we. Icyambere muri iki gitabo baranditse ngo abagabo ni abanyabugugu mu kwigaragariza umuntu, kugira ngo umugabo yirekure, umumenye wese, umenye ikimubabaje, umenye ikimushimisha, umenye uko aramutse, umenye ikitagenda neza. Biragoye. Muri iki gitabo baranditse ngo ni abanyabugugu mu kwigaragariza umuntu. Mu magambo make, mu kwigaragariza umuntu bagerageza gufunga amarangamutima yabo, barayafunga. Icyo ni icyambere. Handi ujya kubona ukabona umugabo ngo agiye kuzana umugore wa kabiri agushinja umwanda, ntiyigeze anabikubwira. None se papa kana ko byakubangamiye, ubu kwicara ukabimbwira byari kumara iki? Ati hoya, bambwiye ko abagore umuntu iyo ababwiye nabi muhita biba bibi. Kubw'ibyo rero naricaye ndavuga ngo iki kintu nzagikemura gutya. Icya kabiri muri iki gitabo bagaragaje abagabo bafite icyubahiro gipfuye n'ubwibone. Impamvu muze kuza kumbwira uyu muntu niba yifitemo ubushobozi bwo kuza gutanga urukundo n'impuhwe. Umuntu afite icyubahiro kandi icyo cyubahiro kirapfuye kandi kivanzemo iki? Ubwibone. Ni ukuvuga ngo ni umutware nk'uko Imana yabigize, ariko kuba umutware yarabirenze, yumva ko abandi bantu bose nta muntu ufite ijambo, nta ufite umwanzuro, nta muntu ufite mu mutwe, nta muntu utekereza, nta n'undi muntu wareba kure. Iyo rero umuntu yubatse icyubahiro nk'icyo mu rugo, yazaza atambuka umugore agatinya, yatambuka abana bakagwirirana, umugore nawe akavuga ati papa kana noneho kwaje acecetse, ubu turarara hehe? Nibyo koko ku bagabo b'abapagani kwirakaza, kwigira umuntu w'umurakare bibafasha abagore, ariko umugore iyo akumenyereye uhinduka imbwa. Bari abagabo basiga bataha akirakaza ku kazi, yasekaga wamuhamagaye wumva aganira n'abagore babana muri za biro, umva ndimo ndavugana na madamu, wumva yasetse. Yajya gutaha kwegura ikoti ryari ku ntebe y'akazi, iryo koti akaryegurana n'umushiha n'uburakari, akagera mu rugo yabishye. Ako kantu rero benshi, abagabo benshi iyo bakoze amafuti barirakaza kugira ngo abagore batabona aho bahera, ariko ako kantu ko kwirakaza ni kabi. Icyo ni icyubahiro gipfuye. Ugomba kuba ufite icyubahiro gituma uwashaka kukugira inama yabona hagize gute aho ahera. Hano baranditse ngo abagabo, irindi kosa rya gatatu, biragoye kwigaragaza mu magambo n'ibikorwa. Ku bagabo biragoye.
umugabo yigaragaze ku bikorwa byiza, bya bikorwa byiza abigerekeho n'amagambo meza. Biragoye kugira ngo ibi bintu bidakunda. Hari abagabo bamwe Satani yahaye amagambo abima ibikorwa, hari n'abo Satani yahaye ibikorwa abima iki? Amagambo. Ukabona umuntu aguze ikimodoka cyiza akizaniye umugore, amutembereje, umugore yarangiza akamubwira ati ariko ubwo bakandi bari kumwe, kumva umudamu aravuze nyamara narakubuze, kandi ubwo mwirirwanye. Kubera iki? Hari abantu batanga ibikorwa, umugabo akubaka amazu, ibintu byose, ariko azambwira uti papa wazampaye akanya tukavugana. Oya mba ndi mu bintu byinshi, ikintu cya mbere ni amafaranga. Aho ifaranga rikubise hagira gute? Haroroha. Ariko mbabaza, ifaranga rikubita umutima w'umugore hakoroha? Simwe mbazara? Simwe mbaza? Mama haguruka nkwibariza. Yego haguruka. Umuntu aramutse aguhemukiye, nta yahe mafaranga? Uranyumva neza? Ni amafaranga angahe umuntu yaguha yagusuzuguye ku buryo yayakubita ku mutima wawe ukoroha ukumva urahambutse? Ntayo. Yicarire nicyo nashakaga. Ntayo. Mwabagabo mwe, nta mafaranga wacyura, nta sheke wasinya, nta gikorwa kidasanzwe wakwereka umugore cyavunja kuba waranze kumutega amatwi, nta kibaho. Abagabo rero ni ibintu bigoye kugira ngo azaguha amagambo, aguha amagambo meza ayagerekeho ibikorwa. Hari n'abagabo bagira amagambo ukumva rwose afite amagambo y'urukundo, ariko ukazategereza kuyashyira mu bikorwa ugaheba. Iki ni ikibazo cya gatatu. Hari abagabo benshi batazi na gato uburyo umutima w'umugore uba usonzeye kubwirwa amagambo meza yo gushimwa kandi y'urukundo. Aya magambo yanditse mu bihamya by'itorero paje 563 volume ya 3. Ikintu cya kane gikomeye, umugabo iyo yimye umugore we urukundo n'impuhwe, ibyo bintu bibiri iyo bibuze ku mugore atangira kurwara indwara zidasobanutse. Muri iki gitabo bananditse ko abagabo benshi bashyingura abo bakundanaga b'abagore babo, bakabashyingura bivovota bivovotera ubushake bw'Imana, kandi ari bo ntandaro y'urupfu rw'abagore babo rw'imburagihe. Bivuze ngo iki rero? Aba bagore barimo kurwara imitwe idakira, aba bagore barimo kurwara za rubagimpande, barimo kurwara amadiyabete n'ibiki. Kenshi na kenshi kubera impuhwe z'abagore yikorera stress z'iwabo, yarangiza akikorera na stress z'abo yabyaye, hakagerekaho na stress z'umugabo, yarangiza agatangira kumungwa gake gake. Niyo mpamvu abagabo benshi ngo ku munsi wo gupfusha abagore babo baba barimo kugaragaza ko bababaye, bivovoteye igisubizo cy'Imana, ariko hari igihe Imana ibona uwo mubyeyi agomba kwiruhukira akagenda. Ariko ku munsi umudamu ari mu isanduku, abagabo bavuga amagambo meza. We n'impamu, uyu mugabo uyu mugore niwe warungize, buriya mundeba n'amakoti niwe wayaguraga, imyenda y'imbere ubuse nzongera kumenya aho iri, singiye kubabeshya, konte niwe wazibagaho, niwe wasanishaga amazu, abantu bagatangira bakamuha mushwari akipfuna. Ubu koko nzamukura he? Kandi yari amaze amezi 2 arimo kuvuga ngo umugore we yirirwa arya yicaye, ntacyo agize gute, ntacyo amaze. Ubu tuzaza twemera ko abagore bafite icyo bamaze bari mu isanduku? Babana b'ibirara bananiye nyina, bamuteza umutekano muke kugeza ubwo nyina yishwe n'agahinda. Baba baraho barimo kuvuga bati mama twamubaye hafi mu burwayi, twagize gute, hakavamo umwana umwe akaza ati bakuru banjye babeshye, mama apfuye kubera twebwe na papa twamufashe nabi, nta muntu wigeze amwitaho, no mu burwayi yaduhamagaraga ku matelefone, hagahita hamagara akana k'agakozi, turagushimiye wabaye aho papa natwe tutari turi, ni we wahabaye. Kugeza ubwo umuntu iminota ye ya nyuma abura n'umuntu araga ijambo rizima. Abagabo iki kintu mugomba kukimenya,
nubona umugore wawe arwara ujye ubanza upfukame wibaze ngo nta ruhare ngize gute bifitemo. Muri iki gitabo bandikiye umugabo witwa L, izina rye bararihishe kugira ngo ritamenyekana. Yashatse umugore ufite kamere ikorwaho vuba, umudamu ufite amarangamutima, kamere yo gushaka uwo yishingikirizaho. Hari abadamu ashobora no kwiga amashuri menshi akaba azi no gukora, ariko yazaza ajya gufata umwanzuro wose, yajya gutekereza ikintu akabwira umugabo ati papa kana ndagushaka. Njyewe nzi umudamu w'umuhanga, umugabo we yakoraga akazi koroheje rwose k'ibintu byo gukanika amagare. Umudamu we yacuruzaga inyanya, aza kwicara abika amafaranga, akazabwira umugabo akamubwira ati ariko umunsi umwe nshaka ko tuzaganira. Umugabo ati tuganira ibikimba, ndi muri stress, ndimo kujya kurwana n'ibiki byose. Umunsi umwe aramubwira ati rero wanyimye umwanya, saa sita uze kunyitaba. Umugabo aza kumwitaba nabwo atabishaka, ibintu byo kwica gahunda ni iki. Muzi ikintu umugore yari agiye gukora? Yari ajyanye umugabo ngo ahitemo niba inzu umugore yari agiye kugura ari bugire gute, ari buyigure. Umugabo aramubwira ati se amafaranga arava ati amafaranga ndayafite. Ati rero nakubwiye ngo ndagushaka. Wewe watekerezaga ko ari imiserero y'abana, watekerezaga ko ari ibindi, ariko rwose mba nkukeneye nk'ubu ibintu nabitekereje imyaka nk'ibiri, ariko wanyimye iki? Wanyimye umwanya. Hari igihe rero ugira umugore mwiza ufite amarangamutima meza ku buryo n'umwanzuro ashaka gufata yumva yawufata ariko akwishingikirijeho nk'umugabo, atari ukuri ikintu kidasanzwe, ahubwo ari ukugira ngo yumve umutima ugize gute, utuje. Hari ibintu ndimo kwiga muri ino minsi nanjye ubwanjye bikantangaza. Uyu mugabo yari afite umugore ushaka kumwishingikirizaho kandi umugore ukeneye gukundwakazwa. Ariko ikintu gitangaje, Elena White yahaye inama uyu mugabo kugira ngo urugo rwe rudasenyuka. Yaramubwiye ngo ha umugore wawe ijambo ryuje neza, uha umugore wawe ijambo ryo gushima, ndetse umugore wawe umuhe ijambo ryo gutera umwete ariko kuje urukundo. Gutera umwete kuje urukundo ni ukuhe? Ni ukuba umuntu arimo gukora utuntu gake gake, cyangwa ushaka ko azamuka mu ntera z'imitekerereze n'imikorere, ariko ukabimubwira mu buryo bwiza. Reka ngire ikintu mbabwira. Hari ukuntu umudamu ajya gukora akazi, umugabo akamuzanira amafaranga ati ngaya gerageza ushaka utuntu ukoraho kuzaza wirirwa wicaye. Umugabo yarangiza agahita agerekaho ijambo ngo wereka ngo ndakuzi ngo wagira ngo nakwibyare ngo ugira icyo ukora ngo ubu ngubu ngo nejo uzambwira ngo yashize. Nibwo akiyaguhereza atangiye kukuvuma yuko nejo azaba yagize gute. Mu by'ukuri ibi ngibi nibyo bita gutera umwete. Arimo aragutera umwete ngo arashaka kugutoza gukora, ariko izo nyura arimo kugerekaho ntabwo ari iki, ntabwo ari nziza. Uyu mugabo iyi nama yagiriwe, baranamubwiye bati ibyo bintu bitatu nubikorera umugore wawe uzabibona bikugarukira. Ibi bintu bitatu iyo ubibitse mu mugore biragaruka. Umugore iyo umubwiye neza nawe arabikugarurira. Kubera iki? Umugore ni indorerwamo. Muranyumva neza? Niba ushaka kumenya ko wishimye, shimisha umugore, uzagaruka mu maso ye ubone ugize gute, urishimye. Ariko biragoye. Nahoze mbisoma muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo, nasomyemo amagambo y'umugabo mubi. Munega amatwi mwumva umugabo mubi w'umukirisitu. Paje 208 haranditswe ngo kuba umugabo mu rugo ntibigaragazwa n'uko umugabo ahora atsimbaraye ku mwanya afite muri we nk'umutwe w'umuryango. Kumwumva avuga amasomo yo mu byanditswe agamije gushyigikira ubutegetsi bwe ntibimwongerera icyubahiro. Umugabo mubi w'umukristo ni uwuhe? Ni umugabo utihana, uyoboresha urutoto, umugabo uvuga nabi, ariko yabona wanze kumwumva neza
ukabona ashatse kuzana utuntu twa Bibiliya, muzana indirimbo turirimbe. Mukaba muratangiye, yamara kuririmba agahita azana isomo rya Bibiliya, urumva, kugira ngo atsindagire imyumvire ye mu bantu babana. Uyu mugabo ni mubi. Igihe cyose uzafata ijambo ry'Imana na gahunda zo gusenga ugashaka kubigira iturufu yo kugira ngo ibyazambye ushaka uburyo ubona ijambo mu rugo kuko ntaryo wari ufite kubera imico yawe, umugore nawe aziga systeme yo guhima. Ujya gusenga akubwira ati uyu munsi sinjyana nawe, gisigarira ryana. Mu magambo make ni abapagani babiri bashobokanye bazi guhimana. Nubona umugabo yagukoreye ibintu bibi ukabona arashaka gukubitisha ibintu byo gusenga cyane, noneho nawe warangiza ukamuhimisha kutajya gusenga, uzamenye ngo mwembi murarangiye. Abana muzabajyane mubatange muri jiya, mubatange no mu cyiciro cy'abana, muvuge muti itorero muzaramura batwe twararangiye. Ni ikosa rikomeye gufata gahunda zo gusenga tukazirenza ku mushiha n'umunabi w'ibintu bitumvikanye. Hano iki gitabo kiratangaje cyane. Gusaba umugore we ari we nyina w'abana be gukurikiza imigambi ye nkaho itabamo kwibeshya, sibyo bizatuma arushaho kuba umugabo nyamugabo. Abagabo rero dukeneye kumenya iki kintu. Muri uyu mugoroba ndagira ngo no kuza gutinda ku mugabo duhite tunyarukira no ku mugore kugira ngo tuze kubona umwanya nyawo wo gusenga. Ntukibwire ko kugaragariza umugore wawe urukundo n'impuhwe bizagaragaza ubunyantege nke. Iyi si munega amatwi amagambo nasomye. Amagambo nasomye yaravuga ngo iyi si tuyinyuramo rimwe gusa, ntitujya duhabwa amahirwe yo gusubira inyuma ngo dukosore amakosa twagize gute twakoze. Bivuze ngo iki? Mu rugo uri umutware uhaca igihe kimwe gusa, numara gupfa ntuzaba ufite amahirwe yo kugarura inenge washyize mu mugore wawe no mu bana bawe ngo uzagire gute uzazihanagure. Aya magambo ku kera nawe yayandikiye abagabo. Icyo nagira ngo mbabwire gikomeye ni ukubera ko umugabo aramutse adakijijwe kubona Imana mu rugo biragoye. Ubu uyu munsi wa none ubundi iki kibazo ni nacyo kibazo nyamukuru kigize gute gihari. Reka ngire ikintu mbabwira, mu gihe cyose Kristo atari mu rugo hazavuka ikibazo gikomeye. Reka mbaho urugero. Abacamanza igice cya 19. Abacamanza igice cya 19. Tujyane Abacamanza igice cya 19. Ibyabaye ku murewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisiraheli bari bafite, nuko hariho umurewi wasukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we agira gute? Umugore we aramuhararuka akajya asambana, arahukana ajya kwa se. Ndagira ngo mbabaze, uruhare uyu mugabo yagize ni uruhe? Ni ugushaka umuntu atamurambagije. Uyu mugabo rero yabaye imfura kuko yari abizi yuko uyu mugore aho yamukuye nuko nyine ateye. Yaravuze atumva rero ibintu byo gusenya reka mbireke. Uyu mugore nubwo yasambanye n'abandi bagabo yarangiza akaba yaramwamarurutswe, njyewe nk'umugabo namushatse mbizi uyu mugore ntabwo ari uwo mu muryango wacu. Yaragiye ajya kumucyura. Agezeyo kwa sebukwe baramutinza n'iki, byaje kurangira wa mugore bagarutse bubiriyeho bajya gucumbika ahantu, haza abantu babagira nabi bafata wa mugore baramusambanya, umugore arapfa. Filimi birizinze, umugabo ubwo nyuma yaho
niba yarashatse undi mugore ntago tubizi, ariko reka ngire ikintu mbabwira. Mu gihe cyose urukundo rudahari, hari agahararo, abantu bazahararukwana. Uyu mugore ikibazo yagize, yahaze umugabo we. Ubu rero ni ubupagani burimo kwinjira mu bagore, aho umugore akurikije amagambo abwirwa n'abandi bagore, akurikije amafilime yirirwa areba, akurikije ibinyamakuru n'amaradiyo, akurikije amagambo aba ni abadayimoni rero. Aba ni abadayimoni barimo kwinjira mu ngo zacu. Ibi bintu kuba umuntu, ejo bundi umugabo umwe baramubajije bati ese kubera iki waciye umugore wawe inyuma? Ngo barandoze, ngo nsigaye numva ngo ntatekereza neza. Hadatekereza neza ko amenya kwiba amafaranga kuri konti akayashyira indaya? Simwe mbaza, umuntu ukura amafaranga kuri konti yarangiza akayashyira indaya, wazaza umaze uta amafaranga yagiye he? Ati hari ibintu yagiyemo ariko nzakubwira tubonye umwanya. Umuntu ufite ubucakura bungana gutyo ubwo ntagitekereza. Icyo nshaka kubabwira ngiki, mwa bagore mwe, mwa bagabo mwe, nudasaba Imana ngo ishyire urukundo hagati yawe n'umugabo mwashakanye, ukahashyira agahararo kuko yaguze inzu, yaguze imodoka, agahararo kazashira. Dukeneye kuba dufite imigozi ituzirikanyije, imigozi y'izahabu idapfa gutwikwa n'umuriro w'ibibazo, umuriro w'ubukene, imiriro y'ibigeragezo, umuriro w'amagambo. Ariko inshuti zanjye, uyu mugabo bamurekeye ahangaha, amateka ye agarukira ahangaha. Bibiliya igaragaza yuko uyu mugabo yagiye gucyura umugore, sebukwe aranamwishimira, ariko umugore ntiyarashobotse. Ariko twebwe haracyari ibyiringiro. Dufite Imana, dufite ijambo ry'Imana, dufite gahunda zibera mu nzu y'Imana. Ibyo bintu ni ibintu bifite ububasha bwo gukura umuntu mu burakari. Muri iki gitabo batanze inama ku mugore witwa J. Uyu mugore bamugiriye inama, baramubwira bati rero gerageza gucya, ugerageza kubana n'abantu ariko ntuzi kubana n'abana. Ubwo twimutse mu kibazo tugeze mu kindi. Ucyaha abana nabi mu tubazo tw'ubusabusa. Uyu ni umuco ukomeye urimo kuboneka mu bagabo ukaboneka mu bagore, kubera stress dufite n'ibibazo biturenze turimo gucamo, n'ibintu bidusaba ubushobozi tudafite. Umuntu wese usigaye umubaza akantu akakuka inabi. Noneho iyi nabi rero dufite twamaze no kuyizana ku bana bacu. Umwana aricara agakora akantu gato, umuriro ukabura, mugacana buji. Mwamara gucana buji, wajya kubona ukabona umwana aje kuri buji ngo agiye gufata urumuri, agahita agira gutya, buji igahita igira gute, igahita izima. Wajya kumva ukumva umubyeyi aratangiye ati dore uko bimeze, ati mwese mumeze nka so, ni ukubabona mugenda. Warangiza uti ibi byana ariko ubundi wowe nagutoraguye hehe? Iyo utangiye kubaza rero abana aho babatoraguye, utangiye kubwira abana yuko bimeze nka se nta muzima urimo, uba wamaze kwinjirwa n'umwuka mubi. Igitabo cya kabiri cya Samweli, aya ni igitabo cya mbere cya Samweli. Tujyane muri Bibiliya murebe. Mwese murabizi Sawuli atangiye kwadukwaho n'imyuka mibi. Imyuka mibi yatumye Sawuli apanga yuko Dawidi azashyingirwa umukobwa wa Sawuli kugira ngo Dawidi yicwe. Reka mbabwire, urwango iyo rwaje ushobora no gushyingira umwana, urwango rukabigufashamo. Igice cya 20 umurongo wa 30, Sawuli yari arimo kubaza Yonatani uko Yonatani yitwara. Yonatani yakomeje kugirira neza Dawidi ku buryo Sawuli yarakaye. Aho kugira ngo Sawuli abwire umwana ati rero umwana wanjye uriya muntu mugendana ndamwanga, simushaka. Mutega amatwi ku murongo wa 30 ibintu Sawuli yavuze. Noneho
ndaza gusaba umudamu ahaguruke ambwirira isomo uko aryumva. Maze Sawuli arakarira Yonatani, aramubwira ati, wa mwana w'umugore w'ikitumva w'umugome we, mbese nyobewe ko watoranije mwene Yesayi kwikoza isoni no gukoza isoni ubwambure bwa nyoko. Hano harimo harabwirwa nde? Abamama, ubu ninde urimo kubwirwa? Aya magambo Sawuli arimo kuvuga ni umwana we arimo gutuka, arimo aratuka umwana yifashishije nyina. Iki ni igiki? Abamama mumbwire uko mubyumva. Iri somo ni ibiki birimo? Ni ibiki mwumvisemo? Hagira umumama uhaguruka dufashe. Iri somo ryumvishemo iki? Simwe mbaza. Abantu bari bazi ko abagore aribo bavuga nabi gusa. Uyu ni umugabo urimo kugira gute? Urimo kuvuga. Yego ma, uvuge cyane cyangwa baguha ka microphone. Yego. Murakoze. Njye numvise Sawuli yaratukaga nyina wa Yonatani. Yego. Wari ikigoryi nka nyina. Yego. Yatukaga umugore we abinyujije mu mwana we. Yego, murakoze cyane. Mumumbera amashuri ya mumama. Ariko nimuyatange none siko byabananiye. Ibintu bibiri: gutuka umugore kugeza ubwo uzana n'ubwambure bwe urimo kuvugana n'umwana, ni ikimenyetso kiba cyerekana ko abadayimoni bamaze kugira gute? Bamaze kukuzura. Mwabagabo mwe rero, nubona urimo kuvuga amagambo apfuye imbere y'umwana, wa mugore we nubona urimo gukwatura amagambo apfuye imbere y'umwana, ndetse bikaba ngombwa ko ucengezamo stress ufitanye n'uwo mwashakanye, uzamenye ko abadayimoni bagize gute? Bakuzuye. Uyu mugore baranambwiye bati, kubura ijambo ryo gushima abana ni indwara urwaye. Hari ababyeyi batajya babona umwanya wo gushima abana. Kwitoza kugaragariza impuhwe abandi bana nabo urera yabigiriwemo inama. Kwita ku bana be byaranze, noneho agera no ku rwego rwo kutita no ku bana bandi babiwe atarabe. Ubundi ejo bundi hari ahantu twari turi, umuntu umwe arangije aravuga ngo kugira ngo umenye ko umugore ari umukirisitu ngo uzamuzanire umwana wabyaye hanze. Ariko naramubwiye nese ubundi wowe ni ikihe cyerekana ko uri umukirisitu? Wowe kuki uba warabyaye umwana hanze? Umudamu aramutse yanze kumwakira, yarambwiye atumva, umugore wafata umwana wabyaye hanze akamwakira ukabona amufashe nkabi, biba ari ikimenyetso ko azajya mu ijuru. Ariko ubwo n'umugore nawe aba yicara akavuga ati, kubana n'umugabo mukazajya mu ijuru ukavumbura ko nta mwana yabyaye hehe hanze, uwo mugabo aba ari umukirisitu. Abo bantu si bamwe. Icyo rero njyewe nashakaga kubabwira hano ni ikintu gikomeye. Uko dufata abana bacu dukwiye kubyitondera. Paje 569 ibihamya. Kugaragaza urukundo mu mushyikirano ugirana n'abana bawe bizakugirira umumaro. Ntukabahutaze binyuze mu kutabagaragariza impuhwe mu mikino yabo ya cyane, mu byishimo byabo n'agahinda kabo. Ntukemere ko iminkanyari igaragara mu maso hawe cyangwa ngo ijambo ribi risohoke mu kanwa kawe. Imana yandika ayo magambo yose mu gitabo cy'urwibutso. Amagambo tubwira abana, uri iki tumva? Nuko kubona ubu nanjye ngo narabyaye, uri uwa nyoko, mwese niko mwambereye, so nawe nuko ameze, naherekeje abandi bajya kubyara, ariko muzahora munshyushya mu mutwe, hari umunsi nzapfa mu bwahagirane. Ubu uzapfa ryari? Ngo ayo magambo yose, amagambo tubwira abana, abamarayika bayandika mu gitabo cy'urwibutso.
turi bwihane ntituri bwihane, turi bwihane ntituri bwihane. Ubu uyu mugoroba dufite n'umwanya wo gusaba Imana ngo ihanagure amateka twanditse mu gitabo. Hano haranditswe ngo amagambo ashaririye abyutsa uburakari kandi agakomeretsa imitima y'abana, kandi rimwe na rimwe ibyo bikomere ntabwo bikira mu buryo bworoshye. Abana bazirikana akarengane gato kose bagiriwe, kandi bamwe muri bo bacika intege bitewe n'icyo gikorwa, maze ntibazumvire ijwi riranguruye kandi ririmo n'uburakari ribategeka kugira icyo bakora. Biba bizagera igihe ukavugisha n'amahane menshi ukabona umwana ntiyikanga, ndetse ntibite no gukangishwa ko barahana. Akenshi kwigomeka gushinga imizi mu mitima y'abana binyuze mu burere bubi bahabwa n'ababyeyi, mu gihe iyo nzira nziza iza kuba yarakurikijwe, abana baba baratojwe imico myiza. Umubyeyi w'umugore utazi kwitegeka neza ntabwo aba akwiriye kurera abana. Umubyeyi w'umugore utazi kwitegeka neza ntabwo aba akwiriye kubana n'iki n'abana. Kubera iki? Imana ishobora kuguha abana warangiza ukabicisha amagambo yawe, kugeza ubwo umubyeyi abwira umwana ngo urutwa n'uwapfuye. Ubwo aba asaba Imana iki? Satani yiteguye kwenyegeza agahinda k'abagabo n'agahinda k'abagore kugira ngo baturireho abana babo ibintu bibi. Reka tujye ku ngingo yacu yerekera ku musozo. Umuvandimwe witwa M ni umugabo wagize ibyago ashaka umugore mubi, ndetse Elena White yanditse yuko uyu mugabo yahinduwe n'imico y'umugore we. Umugore we yari mubi, ahindurwa n'imico ye. Hari igihe ugira umugore indangagaciro zose wari ufite akazikumaramo, ugasigara uri umugabo w'igipampara, utagira ubwuzu, umugabo utagira impuhwe ngo ube wafasha abantu, umugabo utagira ijambo. Umugore akakubwira ati ahantu nicaye jya uceceka, kugeza ubwo no mu rusengero bajya kuguha inyunganizi ukabanza kureba uruhande umugore agira gute yicara. Mu minsi yashize hari ahantu nari nyoboye igitaramo, umugabo yazanye n'umugore we. Umugore aratangira arahaguruka, umugore rwose wari ufite ibikabyo byinshi cyane, aratangira abwira abantu ati haleluya, abantu batamena. Arangije ati nanjye ndaje njye n'umufasha wanjye. Kandi koko narebye umugabo nsanga yabaye umufasha. Buriya hari ukuntu umugabo umureba ukabona byararangiye neza. Ndi kumwe n'umufasha wanjye tuje kubatera inkunga, nabemereye nicaye ndatekereza, ndavuga nti reka aba bantu mbemerere 200,000 nzayabaha. Rero ntago nzi niba umufasha wanjye afite icyo agira gute icyo avuga. Wajya kumva umugabo nawe ntacyo ndenzaho. Ubwo byararangiye ntibyarangiye. Ariko reka ngiye ikintu mbabaza mwa badamu, tujye tuvugisha ukuri. Niba waragize amahirwe ukaba urimo kubona udufaranga, umugabo akaba yaracuruzaga agenda akena, wowe akazi wakoraga wenda wacuruzaga imbuto zirimo ziragenda zikenerwa, ndetse ugeze ku rwego uzaza uzijyana no mu ngo z'abazungu. Urumva muri iyo minsi ni wowe ufite imbaraga, ndetse ushobora no kuba umugabo yarubatse akazu iruhande rwayo ukubaka etaje. Ariko byibuze jya ugirira umugabo byibuze umuhumurize, wenda jya umuhabya mu cyumba, ariko muri saro abantu basanga afite ijambo. Umuhabye mu cyumba umukange, ariko muri saro byibuze umugabo ajye kumva yumva akajambo karavuze ngo papa kana tubigenze gute. Yako kantu rwose ku buryo umugabo arenza akaguru ku kandi afite telekomande akavuga ati ndarya ubugari, byibuze bivuye nawe. Ubundi ugasanga mu mugabo riri ibyarya byose n'ubundi ntiyirirwa ahangaha hari haba yagiye. Buriya kuba umugabo ukagira umugore w'ingare warangiza ukagira ibyago ugakena, ni nka kwa kundi abantu muzi Kigali, ni nka kwa kundi ruhurura zose zo mu makaritsiye zihurira mu mugezi wa Nyabugogo.
uba uhuriweho n'ibibazo byose. Buriya rero kimwe mu bintu ntinya umugore wabanye n'umugabo akennye, bamara kubona amafaranga umugore agakomeza kubaha umugabo we. Uwo mudamu aba ari umugore udasanzwe. Ariko uyu munsi wa none abadamu ni ikihe kibazo mwagize? Hari ibintu by'ibishinge babateye byatumye mugira confidence nyinshi, kugeza ubwo umugabo abwirwa ngo abana banjye ntukabakore. Ukajya kubona ukabona umugabo araje, umwana akoze ikosa, yajya kumukubita urushyi rukagarukira ati nyoko niwe ubaneza. Reka mbabwire mwabagore mwe, hari systeme murimo kubaka, igihe kizagera muzizirikaho abana banyu. Nibirangira umwana kunanire, umugarure ku mugabo, umugabo nawe yarananiwe kera, umwana bacange mwembi. Ntababwiye ngo uyu mugoroba ni umugoroba uteye ubwoba. Muri uru rugo umugabo yahinduye umugore we, umugore yahinduye umugabo, umugore yamwanduje imico y'ubugugu, intekerezo ze zisa n'izuzuyemo njyewe n'ibyanjye. Umugore yageze aho yari afite umutima w'ubugugu, arangije awanduza umugabo. Ubu hari abantu babana n'abagabo, hari abagabo babana n'abagore, ku buryo na mushiki wawe kumugurira amata urabanza ukareba epfo nk'uwambuka umuhanda, ukareba epfo na ruguru, warangiza utinjira hariya ndaje, atubonye yagira gute? Yaduhita. Ugiye kugurira mushiki wawe amata, umugore yarakubwiye ati tuzaza tuvunika amafaranga iyo wahuye na bene wanyu namenye ko ariyo baba baje gushaka. Kugeza ubwo umuntu nyina arwara, ukumva umugore arimo arakubwira ngo ariko ubu ngubu bakubwira ngo uvuze mama wawe, kanaka ko ari mu Bubiligi uba arimo aramara iki, kanaka ko ari i Kigali arimo aramara iki, njyewe ntabwo mba numva amafaranga y'urugo twayakoramo, ubu tumuvuza nitwe twenyine yabyaye. Ariko nyina yagira ikibazo, nyina yagira ikibazo. Papa kana uri hehe? Umva ni ukuri mfashe imodoka, mama yagize ikibazo ngo arimo aritsamura cyane. Rero ndavuze ni mama yitsamuye, ejo bundi narose yapfuye byaba bibi, mfasha rero mu minota mike turaba turi kuri Faisal, ugire gute? Udusangeyo. Ukamubwira uti none se niba ari ukwitsamura aha hafi Musanze ntago wabikemura? Oya mama niwe mfite wenyine, ubapfuye nasigara niki? Mukecuru akajya Faisal, bakanyuza mu byuma, barangiza bati aka kantu ujye ugenda ukinukiriza. Ariko wowe nyoko bakamubwira bati azaca mu cyuma, ubwo amafaranga azava he? Muteranye bene wanyu mushaka aho muyakura. Ubundi mwabagore mugira umutima, mugira umutima. Uzi ko ugira ubugugu kugeza ubwo utangira no gufunga n'ibitaraza. Hari abantu bigeze gupfa amafaranga ataraza. Ubu baduhaye credit byagenda gute? Umva papa kana, nkurikije inyatsi ugira, nkakurikiza ukuntu uteye nabi n'uburyo upfusha ubusa, iyi credit iramutse ije ninjye wayikontorora. Umugabo arangije ati ntayo naguha, barafatana. Yari yaza credit. Uyu mugabo yari yarashatse nabi, abana be ntibemera kugirwa inama, umugore we ntabwo ari umubyeyi mwiza, byatumye umugabo ahagarara mu mwanya Imana itamushakamo. Uyu mugabo agira impuhwe, agira urukundo n'ubugwaneza ndetse n'umutima woroshye, mu gihe umugore we ari ikinyuranyo. nawe yarebye uyu mugabo abona ni umunyabibazo, yashatse nabi. Umugore we nta mpuhwe agira, nta marangamutima meza agira, ntashaka kubana n'abantu keretse abashaka. Uyu mugabo aricara, nawe itarangije atumva imico y'uyu mugabo, iyo umugore we ni ikinyuranyo. Iyo byageze aho rero, hahandi umugabo aceceka ukabona umugore yavugiye hejuru, biba byabaye kaba kabaye. nawe yarakomeje arandika ngo birababaje ko umugore we ari urimo kugenda amuhindura gake gake.
umugabo yatekereje ko kugira ngo agire amahoro agomba kureka ibimubabaza umutima bigatambuka atabitinzeho. Umugabo yageze aravuga tumva rero n'ubundi uyu mudamu ni isasu, kubw'ibyo rero nanjye nzaza mba nicaye hano nk'uko televiziyo yicaye, nk'uko icupa ry'amazi ya Nili riri muri salo, ibisohoka n'ibyinjira ntibigize gute, ntibindeba, kuko ninjya gukurikirana akana kariko kose nzapfa nkenyutse. Niko uzajya kubona umugabo, umugore arimo arakubwira ati buriya rero hari ukuntu abagore bicara bakaganira, umwe agatangira ati sha, ati mfite umugabo, ati gusa ahahira abana barabakunda, atari agira amahane, agira iki, atari ko rero amahane ndayemera, ati kuko nanjye buriya ndi umunyamafuti nubwo ubu ndeba gutya. Ngo n'abadamu babirimo kuganira, undi yarangiza ati ngewe nshimira Imana yampaye umugabo mwiza, ntacyo yishe nta n'icyo akijije. Papa kanaka ni intama y'Imana rwose, itahire saa 5 nta kibazo mugirana. Ibintu byose wakora n'ubu ushatse amafaranga wayafata ukayakura kuri konti yo kugura inzu. Yigeze gufata amafaranga yo kugura inzu nyajyana muri bride shower, ndayatanga muri bride shower, twari turyoje, ndaza ndambwira ni nayatanze, ugira ngo hari n'icyo yavuze, yarahigimye ariryamira, bukeye mbona byarangiye. Umva, ni umugabo mwiza, ntacyo yishe nta n'icyo agize gute. Ariko hari umugore wakwifuza umugabo nk'uwo hano? Si mwebwe? Reka ngire ikintu mbabwira, hari abagabo benshi bafashe umwanzuro wo guceceka, batiteguye gukoresha ibitekerezo byabo, ijwi ryabo n'ubugabo bwabo mu bibazo byo mu rugo, kuko byamaze kubarenga. Ubu rero niyo mpamvu kwa muganga, hano hari abaganga, usigaye ugera kwa muganga. Kera wageraga kwa muganga bagahita bakubwira ati jya ku munzani, ugahita utangira uko umunzani, bagahita bakubwira ati jya hariya, ugahita ugenda, bagahita bapima umuriro, bamara gupima umuriro bagahita bapima n'umuvuduko. None ubu ngubu muganga asigaye akureba, urubatse? Yego. Hari n'uhita avuga ati bisa nkaho, ubwo muganga bari bwandike iki? Ubajije umuntu uti urubatse, ahise avuga ngo bisa nkaho. Ubwo iyo icyo ngicyo ugisubije nabi bahita bakubaza ngo usengera muri ihe dini. Uranyumva neza? Kuko nubwo amadini atandukanye, ariko hari amadini agira ama stress y'ibintu by'abagore n'abagabo kurusha ayandi, hakaba nagerageza ukabivuga, barangiza wafashwe ute. Iyo bakubwiye ngo wafashwe ute, ukavuga ibintu byinshi cyane, muganga afata bika akaba arimo ariyandikira imyaka, ugira ngo arimo arandika ibyo bigambo urimo kumubwira, ukabirekura we umva. Bishobora kuba biterwa n'umugore yaranyahagije, abagore muri babimuga, nubwo ugiye kumvura mbikubwira. Muganga akaba arimo ariyandikira 35, arimo arandika bya biro, wewe wagize ngo arimo arandika ibigambo urimo kuvuga, ukavuga we, yarangiza agahita akubwira ati rero cya gutanga amaraso n'ibiki ukayatanga. Ariko muganga hari igihe usohoka byagucanze, akabwira umuntu waje akuzanye mu maboko, akabwira ati uyu muntu mumukurikirane muzagaruke mbabwire. Nibwo ugaruka, yahenze akakubaza ati umerewe ute, noneho agafungura kasete ya kabiri. Buri umunyabibazo agira kasete nk'esheshatu. Urumva umuntu muraganira uyu munsi, buriya muzabona abagabo n'abagore basigaye baganira amagambo atarangira, buri wese ni ukuvambura kasete. Uyu munsi ahambura kasete y'uburyo bakennye, bwakwira akavuga ati tuzakomereza aho twari tugejeje. Iyo bukeye arakubaza ati harya mbwira twari tugejeje, ukamubwira uti twari kuri kasete y'amaganya. Yarangiza ati reka nkubwire, hari ikintu ntazibagirwa, umugabo yaranyahagije uku ndeba uku, nari umugore upima ibiro 200, ariko byaramanutse ubu nsigaranye 80. Umugabo aranyahagije pe, ugahambura kasete ye, uburyo atagushimishaga mu buriri, bene wabo n'ibiki. Warangiza ukamubwira uti ariko rero amagambo nakubwiye ni menshi, uzagire gute, uzambemo. Nawe agahamagara undi mugore, uzaza undeba ufite umwanya ugize gute, uhagije, ntabyo kumbipa. Sha umva, mama kanaka yahuye n'ibibazo ntifuza kuzahura nabyo. Ni ibihe? Umugabo yaramwahagije n'ibiki byose akabivuga, yarangiza atumva aya makuru niwe nyabahaye, uzagire gute,
uzambe. Buriya nubona abagore naho ku rusengero basubiranyemo, ntuzagire ngo umwe yagurije amafaranga undi arayambura. Ubu se hano hari umugore urimo undi amafaranga, aba yaramugurije amazimwe undi akayajyana mu gasozi. Wabahamagara mu nama y'itorero uti mwapfuye iki? Ati nta kibazo dufitanye. Ariko nta kibazo dufitanye, ejo bundi yabatirishije umwana sinari imari, nta kibazo dufitanye, abagabo bacu baragendana batizanye amafaranga. None se kuki wowe udashaka kubana n'uyu muri korali? Umuntu wese agira amahitamo ye, nkuko ukunda amakaroni nkakunda umuceri. Aragusubije ntagusubije. Kugira umugore mubi ntubona aho uruhukira. Uburuhukiro bwa mbere bw'umugabo mu gihe arushye ni uburiri bwe. Bibiliya ivuga yuko umugore mubi ameze nk'imvura y'urujojo igwa ntigire gute. Ubwo bivuze ngo umuntu ufite umugore mubi aba ameze nk'umuntu uba mu nzu inyagirwa ku buriri. Umugore abaye mubi muri saro, abaye mubi mu cyumba, abaye mubi mu nzira, agize imico mibi ku rusengero, ayigize no muri bene wanyu, uretse ijuru ryamanuka gusa. Uwo muntu iyo muganiriye ngo aba yumva atari mubi. Uyu mugabo yari yaragowe, nyuma yo gufata umwanzuro wo guceceka ku bintu byose akamera nk'uwapfuye ahagaze, yakurikijeho ikindi. Yize ko adashobora kuzabona umugore waganduka kandi umugore wakavirira ibitekerezo bye. Yafashe umwanzuro avuga tumva ibintu umugore azaza nkorera nzaza mbyakira, kubera ko uyu mugore imyaka tumaranye nta munsi n'umwe yigeze agira gute anyubaha, ku buryo bitamutungura kuba abwiwe nabi, kuba umugore amutunze urutoki abagabo bandi baje nta kintu bimubwiye. Aravuze ati ubu nariyakiriye. Ikindi Ellen White yaranditse aravuga ngo keretse aba bantu bombi, paje 570, keretse bombi nibagira umwete wo kwivugurura, naho ubundi ntabwo bazahabwa ubugingo buhoraho bahawe umucyo, ariko birengagije kuwukurikiza. Reka mbabaza, umugore ko ari mubi, umugabo akaba arimo gutuza ngo aceceke kugira ngo ibibazo bitaba birebire, kuki babandikiye ko bombi batazabona ubugingo? Kuki babandikiye ko uyu mugabo n'uyu mugore batazabona ubugingo? Nuko guceceka k'uyu mugabo ni uguhimana, kandi umuntu uhimana ntazajya mu ijuru. Umugabo Imana yamugize umutware, ni umuntu ugomba gukurikirana ibintu byose. Yageze ku rwego amera nk'igipupe, ibintu birimo biraba akavuga ati mbona uyu munsi nawo wagira gute wacya. Nta mwanya wo gusenga wigeze uba. Aba bantu bose nabasomeye, mwigeze mubona umuntu wigeze afata umwanzuro ngo asenge abone igisubizo cy'ikibazo cye? Oya, ni imiguruko gusa. Ellen White yarababwiye ati mwembi, yaranditse ngo urukundo rwikanyiza abakunda iby'isi rwabahumye amaso kandi runangira imitima yabo. Umugore we akeneye kubona ko natarambika hasi ubugugu bwe kandi agatsinda ubushake bwe n'uburakari bwe, adashobora kuzabona ijuru. Ubugugu, ubushake ndetse n'uburakari. Buriya hari ukuntu Satani aza akivanga mu bushake bw'abagore. Ikintu umugabo ashaka ntikibe cyakunda, ariko icyo umugore agize gute ashaka. Umva, ukaguza abantu, ukazenguruka, ukazahumeka, ari uko cyagize gute cyashyizwe mu bikorwa. Ubwo bushake rero, ubundi Bibiliya ivuga ko abadamu icyo bashaka bagomba gukoresha urukundo bakagihabwa, niko Bibiliya ivuga. Ariko iyo Satani yavangiye abadamu, niyo yaba yifuza ikintu kibi, abazahumeka ari uko kigezeho byanga byakunda. Rero mwabadamu, niwumva ufite ikintu urimo gushaka, jya usenga cyane kugira ngo abadayimoni batazakinjiramo. Kuko ikintu umudamu ashaka akagishyiramo imbaraga umugabo ntakibashe, ariko yamaze kukizirikaho umutima, yakwemera akanasambana, ariko icyo ashaka kikagira gute kikagerwaho. Ubushake bw'abadamu bugomba gusengerwa. Ubu uyu munsi abadayimoni binjiriye mu bushake bw'imibonano mpuzabitsina, kugeza ubwo abadayimoni batera umuntu kurota ibintu bitanabaho bitanashoboka.
abantu bakina aya mafilime y'ubusambanyi, bariya abantu bayakina n'abakameramani babo ni abagome. Umuntu aryamana n'umuntu bakamarana iminota 4, iminota 4 yarangiza igikorwa cyabo cyo kubonana ko abashakanye kikaba kigize gute, kirarangiye. Umukameramani agafata kompiyuta, agafata cya gikorwa cy'iminota 3 akagikurura akerekana ko cyamaze isaha n'igice. Ubireba nawe akazavuga ati nanjye ngomba kuzaza mara uyu mwanya ugira gute, ungana gutya. Umudamu atari ku mugabo ko atamara isaha, umugabo agatangira atari ku mugore ko atamara isaha. Satani yabinjiriye ntiyabinjiriye, umukameramani yabihuje abigiraho. Abadayimoni bashorera intekerezo z'abantu kugeza ubwo uyu munsi wa none ubushake bw'abantu bigeze ku rwego abantu batakibuka n'imyaka barimo. Uri mu myaka 50, umugabo wawe afite imyaka 55. Urimo urareba ubu filime, urimo urumva ibiganiro kuri radiyo by'abana b'abasambanyi b'imyaka 30 n'abagore bashatse vuba b'imyaka 40 ariko bakoze uburaya. Ikiganiro ukagitega amatwi ngo urimo uriga tekinike ziki, muri mu magi ko muzahuriramo n'abadayimoni. Kandi ikintu kibabaje, buri wese arimo yarababaje undi, yarangiza agashaka yuko ibyo mu buriri bigenda neza. Biragenda neza, uburiri bufitanye isano n'intekerezo, intekerezo zifitanye isano n'ingingo zanyu. Hari umugabo n'umugore batabyaraga, barivuza ahantu hose, bajya mu bintu, bararogewe, bagize gute, abantu babizamo bati wa mugore we, umugabo wawe nta tekinike azi. Umugore akazabwira umugabo atari ko wagiye wegera abandi bagabo bakakwigisha. Iyo umugore arimo kubwira gutyo aba yatangiye kumenya uko abandi bagabo babaho, cyangwa se abikurikiranira hafi. Umugabo akazaza agira ikimwaro, biranga, arangije ajya kwa muganga, barapima, ari umugabo barapima basanga nta kibazo afite, umugore nta kibazo afite, birabacanga. Bajya kwivuza hanze. Bageze hanze bagombaga kumara ukwezi umudokiteri batarabonana nawe. Mu kugera hanze rero, za famiye zazanaga amapresha y'amatiku zirahari? Ntago zihari. Ba bantu bahamagaraga ku butelefone buri mwanya harabahari? Ntawe. Ya magurupe y'umugore abo biganye bamuratira, twebwe tugeze ku bana 4 n'ibiki byose, harabahari? Ntabo. Stress irabura, bakazaza birirwa barebana gutya. Bageraho rero bashyira umupira hasi, buri wese atangira kubwira undi uburyo yabaga yari yarasaze. Akazaza areba akamubwira ati ariko madamu uzi kuri mwiza. Undi yaragize ati ubuse wajya kureba, njyewe se wajya gupona. Baraganiriye, umwanya bari bafite ni uwo kurya amafaranga bari bajyanye mu gihe bategereje umuganga. Muganga yagiye guhura nabo, abapimye arabwira ati ubu mwateze indege muza gukora iki? Muratwite. Bateze indege baragaruka. Ndashaka kubabwira bavuwe n'iki? Haguruka, uri umuganga, uri umuganga. Bavuwe n'iki? Hari ikindi cyabavuye uretse gutuza, yego, no kumva no kumvikana hagati yabo, yego, bakamenya icyo bari cyo hagati yabo. Yes. Ikintu cyabavuye ni umwanya bari baragize gute, barabuze. Iruba ryo kuryamana ntabwo ari cyo kimenyetso cyerekana ko umuntu ari umugabo. Ni kimwe mu bibyerekana, ariko ntabwo ari cyo kintu nyamukuru. Nshuti zanjye, nihatabaho gusenga ntago bizakunda. Rero ndagira ngo nsoze tuze kwisengera, kuko gusenga nicyo kintu cyadufasha. Ndagira ngo mbabwire isengesho abagabo bari hano, isengesho nasomye muri iki gitabo Urugo rwa Gikristo page 208. Isengesho umugabo muzima akwiye gusenga. Iki kizaba ari cyo gihe kuri wowe ngo isengesho ryawe uryerekeze mu ijuru, uvuga uti
mana yanjye mfasha ngo mbashe gutsinda igishuko, ngo mbashe gukura mu mutima wanjye ubusharire n'umujinya n'amagambo y'amanjwe. Ubusharire, umujinya n'amagambo y'amanjwe. Iri ni isengesho ry'abagabo. Mpa ubugwaneza bwawe no kwicisha bugufi kwawe, mpa kwihangana kwawe n'urukundo rwawe. Kwihangana kw'abagabo mu minsi y'imperuka wapi? Mpa kwihangana kwawe n'urukundo rwawe. Ntundeke ngo nsuzuguze umucunguzi wanjye, noye kugoreka ubusobanuro bw'amagambo n'ibitekerezo by'umugore wanjye. Ubusobanuro bw'amagambo n'ibitekerezo by'umugore wanjye. Kugoreka, umugore akicara akakubwira nk'ijambo, Satani akarikumvishamo irindi atagize gute, atavuze. Ukabwira umugabo ukamubwira uti ariko rero urimo urajenjeka muri ibi bibazo kandi bizatubyarira ibintu bibi. Umugabo agatangira, ushatse kuvuga ko njenjeka, ushatse kuvuga ko ubwo ndi umugabo udafite icyo amaze, ntafite n'icyo nkora hano muri uru rugo. Kandi wa mugore we, icyo ni iki? Ni ugucurika amagambo avuzwe. Umugabo agomba gusaba Imana kumuha imbaraga yo kudacurika amagambo avuzwe n'umugore. Ariko abagore bo, hari igihe wicara ukamubwira uti amafaranga nasize ashize gute? Urumva ikintu uvuze? Amafaranga nasize ashize gute? Ashize gute? Si abana bawe baba yariye, nge harayo mba nariyeho. Ushatse kuvuga ko naje ahangaha ndikarya rugo nje kurya iby'ubusa? Ushatse kuvuga ko ntacyo uzapfa ugezeho, ari ngewe ntumuhora ukennye? Kubita imfubyi wibwiriza kugira gute? Ibyo babyita kumvirana, kandi nicyo gisenya ingo zacu. Ntabwo umugore azagira umutima wo kwitiranya amagambo ngo nawe uyitiranye uri umugabo urwo rugo rushoboke. Mana, mpa kwihangana kwawe, umpe n'urukundo rwawe. Ntundeke ngo nsuzuguze umucunguzi wanjye, noye kugoreka ubusobanuro bw'amagambo n'ibitekerezo by'umugore wanjye, ubusobanuro bw'amagambo n'ibitekerezo by'abana banjye, ubusobanuro n'ibitekerezo by'abavandimwe banjye, n'ubusobanuro n'ibitekerezo bya bashiki banjye dusangiye kwizera. Umugore duhurira ku rusengero, uwo mufata nka mushiki wanjye mu kwizera. Ntakwiye kukubwira ijambo ngo uryitiranyemo irindi. Haje arakubwiye ati umugabo wanjye ntabwo tumeranye neza kandi ni mugenzi wawe, wamfashije. Akubwiye ngo ntameranye neza n'umugabo ngo umufashe, wowe ugahita utangira uti buriya kanaka wabona batakiryamana n'umugore ngo amunezeze. Uko ni ukumvirana. Ubwiwe n'iki ko aje kukubwira ibyo mu buriri? Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Iri sengesho rirakomeza ngo mfasha ngo mbe umugwaneza, mbe umunyampuhwe, niyoroshye kandi ndangwe no kugira imbabazi. Mfasha kugira ngo mbe inkingi nyakuri y'urugo mu muryango wanjye, kandi ngaragariza abandi imico ya Kristo. Ngo iri ni isengesho umugabo wese yakagombye guhora agira gute, asenga. Abagabo bameze gutya rero, Imana izabapfumbatisha icyo kujyana mu ngo zabo, Imana izabaha icyubahiro. Reka ngire ikintu mbasaba, nsabe abadamu bafite abagabo b'abayobozi, yego nugira ikinyabupfura gike, ikaba iwanya ariko bateye bavugira hejuru banasuzugura abagabo, ndakwinginze, umugabo ukora inshingano yera, warambitsweho ibiganza bakamugira umudiyakoni, akarambikwaho ibiganza bakamugira umukuru w'itorero. Jya wibuka yuko urugo rwawe atari rwo rwonyine akontorora, kuko rwarumwimyemo ijambo, ariko jya wibuka yuko Imana imucishamo umugisha wo kuhira iteraniro ryose. Byibuze mu rugo ho waramwangije pe, ariko nagira n'amahirwe ukabona ku rusengero bamuhaye icyigisho. Natwe ku rusengero hari igihe tujya dukora ibintu by'ubugome. Umuntu akaba afite umugore wamugurukanye, ukamukubita igitabo cyarengera ubuzima ku ngingo ivuga umugore witonda, urimo kumwicira ku ruhimbi.
yarangiza agatangira ati umugore mwiza agomba kubaha umugabo, akareba mu iteraniro agatabona umugore we yicara hepfo agahita atera umugongo. Bagore mwubaha abagabo banyu, abagabo mwabuze abagore babubaha kandi mwisure, nta kundi twabigenza. Yajemo ntiyajemo, nta kundi twabigenza. Hari igihe Imana iguha umusaraba ukavuga uti Imana nzawikorera mpaka ryari. Nari nibagiwe, dukomeze mu ngingo ikurikira. Byamucanze ntibyamucanze. Iyo umugore agusuzuguye ku rusengero ntushobora kuvuga ngo n'abandi bakumve. Niyo bari bugutega amatwi, Satani arakubwira ati nkaho uvuga iki. Kandi nagira ngo mbabwire, abagore benshi iyo umugabo agiye kwirukanwa mu nshingano z'itorero, umugore aricara ati papa kanati waya nibigukuramo rwose, bigukuramo abantu batazagira ngo turi abapagani. Ariko nagira ngo mbabaze, murebye ari abana b'uyu munsi, abagore b'uyu munsi n'abagabo b'uyu munsi, mubona ari bande bazima? Nta n'umwe muzima. Mu ngo zacu uhereye mu gitwariro ukageza uhereye ku mutwe ukageza ku gitwariro ntazi, muhereye mu bworo bw'ikirenge. Dukeneye Imana, dukeneye kubohoka. Reka njye ikintu mbabwira, ibi bintu byose dukora, niyo waguha amafaranga nta kintu yamara, kuko umugabo wagiye gushaka amafaranga mu mutwe we harimo igitutsi, n'ubundi aricara akavuga ati ndashaka y'iki, n'ubundi ko ntacyo maze. Kubw'ibyo rero, iyo aba twasabiraga abo twashakanye mu gihe bagiye mu mirimo, abana bacu bagasigara badusabira umugisha, kubera ko twagiye kubavunikira, turimo kububakira ikiraro bazacaho mu minsi izaza. Iyo aba twatekerezaga tukazindukira ku Mana, ugize icyapfa n'undi akakimubwira atarakijyana mu makuru y'ahandi, twagira umugisha. Umugabo n'umugore umwe bagiye muri gatanya, umucamanza akazaza ajya kubona, akabona umwe azanye na timu ye n'undi azanye na timu ye. Mu gihe arimo kureba mu madosiye, akabona umwe umugore bene wabo barimo baramuduhira ibintu ari buvuge, umugabo nawe bakabona bamuriho baramuduhira ibintu. Umucamanza arabareba, arabahamagara. Ariko ngo umucamanza yabahamagara bamuhagarara imbere, yabareba akabona bo ubwabo nta rwangano bagize gute bafitanye. Akabaza umugabo ati ariko niye mpamvu ituma mutandukana? Ati we bikore byararangiye. Umugore nawe ati bikore. Arangije arababwira ati rero ngiye kuba agatanya kandi muzabyicuza, ariko nk'abantu mwabanye mukabyarana mukaruhana mukaba mubikanya amabanga, ndashaka kubaha akanya musohoke muganire gato, nimurangiza mugaruke mbatandukanye. Baragiye bajya inyuma, famiye zari ziraho zarapanze uko bazagabana imitungo, aribo baduhira amagambo. Baba baragiye bageze inyuma, umudamu niwe watangiye abwira umugabo ati ariko nubwo tugiye gutandukana usigaye wambara neza pe, usigaye wiyitaho, naho ubundi cyagiye tubanza tutangira imanza nabonaga waratoye amashashi neza. Umugabo baramurebye ati ahubwo kusigaye wambara neza byagenze gute? Usigaye usa neza, mba nkureba buriya nubwo tuba twicaye mba ndimo kukurebaho pe, usigaye usa neza niki? Umugore rero ahita atinyuka aramubaza ariko ubundi ubu dupfa iki? Umugabo arangije ati ahubwo njye narenze ko ari wowe ugifite. Birangira icyo bapfaga nta kigize gute nta gihari. Abandi bashyushye, umucamanza arabahamagara ati nimuze, arababwira ati dukora iki? Batumva rero bati ubundi twebwe nta n'ikibazo dufite, abagifite ni bariya bicaye. Gatanya birapfuye. Reka ngiye ikintu mbabwira, hari abantu bajya muri gatanya bageramo imbere bakavumbura ko ntacyo bapfaga, bamara kubivumbura ariko buri wese agahita avuga ati abantu bambonye njya mu rukiko bagira ngo ndi umugabo udatekereza, ndamutse mfungiye ibi bintu. Reka mbabwire, ubu iwacu i Kigali dufite abantu basiga bajya muri gatanya bagatandukana, abantu bavuga bati bahuye baterana ibyuma, ukazaza ujya kubona ukabona umwe arihishe aje kurara mu rugo rw'undi, akihisha akaharara, umugore nawe akazihisha akajya kurara he. Abantu bakabwira ati habura iki ngo musubirane? Ati oya twaba twiha amenyo y'abasetsi. Nje mbene nkabo rero nabagira inama, mujye muhita mutega mwikubite mu Bubiligi, mu Bufaransa, mujye muri Afurika y'Epfo, mwongere mujye mu rukiko mukore dote, mujye mu tugari niba tubayo n'imirenge,
musubirane muzagaruke musigaye mubana mumaze no kubyara. Turimo turapfa ubusa. Iyi si tuyinyuramo rimwe kandi ntituzagaruka guhanagura ibyo twagize gute twangije. Hano hari abadamu bafite ibikomere by'amagambo. Iyaba habaga hopitale ivura ibikomere by'amagambo, buri muntu yazaza agenda ati ngiye mfite ibikomere 100, mfite ibikomere 20, ariko nta hopitale ivura ibikomere by'amagambo. Imana yashimye ko iyo hopitale ibitorero ry'Imana. Imana itugenderere kandi dufashe mu izina rya Yesu. Turasoje, ntago ndi butange umwanya w'ibibazo. Buri muntu wese abagize amahirwe bakaba bakibana n'abo bashakanye, murapfukama musengere muri uru rusengero. Abadafite ayo mahirwe urapfukama aho uri usengera abana bawe bagukomokaho. Ariko iki ni igihe cyo gusabira imiryango yacu, ni igihe cyo kwiyereka Imana. Turakoresha iminota 3, niturangiza bitewe nuko iminota yacu yamaze kugenda, ndaza kuza gusaba mama Konfi, ushobora kwegera hino, uraza kwegera hino, nje nawe dufatanye gusengera ibyifuzo by'imiryango. Ndagira ngo rero mbasabe, turapfukama mu buryo butandukanye, bamwe begere hariya n'abandi begera aha. Usengera urugo rwawe, uruzamure imbere y'Imana, uruzamure mu mwuka w'urukundo, uruzamure mu mwuka w'ubushake bw'Imana. Ubizi ko Imana yemeye yuko ubuzima bwanyu nubwo mutandukanye mugomba guhuza, kandi hakazavamo ikintu kizabyara urwibutso mu bwami bw'Imana. Turapfa ubusa. Reka mbasabe tubikore bwangu. Turafata iminota 3, turanyanyagira hano hose, dupfukame. Iminota 3 nisoza turahita tugaruka, noneho dusenga isengesho risoza ry'imiryango. Umagarara ngo nigira hoda tari ngoga nyiri byonyenye byose muri ebyo muba baro na muri dufite ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cy'ubwumvikane mu miryango, nicyo cyifuzo mama Konfi ugiye gusengera. Noneho nanjye ndasengera icyifuzo cy'ubushobozi butaboneka, bwanaboneka bugapfushwa ubusa, cyangwa se bukaboneka buzana ubwumvikane buke mu muryango, n'ubushobozi bwabura bukazana ubwumvikane buke mu muryango, ku buryo umuntu yumva atishimiye urushako bitewe n'ibihe bikomoka ku bukene n'ubwumvikane buke bafitanye. Umwanya ni wawe. Imana umubyeyi wacu, muri uyu mugoroba turagushima, turaguhimbaza, wari utubeshejeho, izina ryawe ryiza ni ntabwo icyubahiro. Amen. Turagushima cyane kuri Imana ureba byose, wabonye ubukene dufite, utwereza umugaragu wawe mu gihe nk'iki kugira ngo tubwire amagambo y'ubugingo adukomeza muri urugendo rwa Kristo. Ushimwe iteka ryose. Amen. Turagushima cyane kubw'amagambo umunyujemo muri uyu mugoroba. Mwami Imana, turatsinzwe. Amen. Buri wese n'umuryango we umugenderere. Amen. Tubonye ko impano z'abana waduhaye tutazirera neza. Nyagasani, ndakwingize ngo twaba turi hano turese nimuhira amagambo twize, dukomeze tuyaganireho. Abantu waduhaye ntitubarira neza,
umunsi umwe tuzaba kumurikira. Twongeye kugusenga tugusaba mu miryango yacu atumvikana, wongere Nyagasani uhembere umuriro. Imiryango yacu niba ingo zishimirwa, tukaba amajuru mato tuzashima izina ryawe. Mu miryango yacu cyose utanazanamo ni ukutumvikana. Nyagasani ndakwinjiza kuva uyu munsi uduhindura amateka. Buri wese aje yumva mugenzi we amubone nk'afite agaciro imbere ye. Maze ingo zacu nituba abajyanama tukagirana inama, bizatuma n'umurimo wawe ujya mbere. Mwami Imana turakwinginze ngo urumuri tuvanya no uyu munsi dukomeze twake dukongereze n'abandi. Uyu mugoroba buri wese uri hano nzi ko ari kuniha, umve gusenga kwe mu izina rya Yesu. Nanone Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Indirimbo dufite dukunda iravuga ngo ngwino soko y'umugisha umutima ugushima. Turifuza kutubera isoko y'imigisha yose. Waduhaye urubyaro, abandi bategereje isezerano ryawe. Mwami Uwiteka ntacyo utadukoreye. Waduhaye imirimo ndetse uduha naho dushobora gukura ibidutunga. Kenshi na kenshi kubwo kutanyurwa, kubw'ubujiji, kubwo gupfusha ubusa, abadayimoni bagiye buririra kuri izo nenge zacu, bituma mu miryango yacu havukamo ibibazo. Kandi hari imiryango yagiye yunguka ubushobozi, ariko ubwumvikane bugenda butakara kuko abadayimoni babyivanzemo. Hari n'imiryango itumvikana kuko yari imerewe neza mu by'ubushobozi bakaba barakennye. Turabakweretse rero kugira ngo ubahe umutima wo gushima. Ngwino ubane natwe, uduhe kuba abagabo n'abagore bakumvira, bakunda ijambo ryawe, bakunda inzu yawe. Twagiye tugerageza kugira ibyo twirinda gukora mu nzu yawe, tugira ubugugu muri byose, ariko n'ibyo twabitse ntacyo byamaze. Imiryango iri aha rero turayikweretse kugira ngo imiryango ifite ubwiko busenywe nawe mu izina rya Yesu. Hari abagabo bafite ibyo bahisha abagore, hari abagore bahisha abagabo. Kuba ubumwe nk'ubwo budahari bituma abadayimoni binjirira aho ngaho. Iryo rembo turifuza kurifunga. Irembo ry'ubwiko ritsindwe mu izina rya Yesu. Irembo ryo gupfusha ubusa naryo ritsindwe. Mwami Uwiteka uduhe kugira ngo amagambo tuvuga n'uburyo tubayeho, Mwami Uwiteka aba amagambo afasha abandi. Utume